Ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Ndabashimiye mwebwe mwafashe umwanya wanyu kugira ngo mubane natwe muri iki kiganiro gifite umutwe ugira uti Imana yiteguye kudukiza icyorezo cya COVID-19. Njyewe uyoboye iki kiganiro nitwa Yohani Baptiste Ngabonziza. Imana niyo muremyi w'ibinyabuzima ndetse n'ibidafite ubuzima byose. Niyo yaremye ijuru n'isi, iboneka n'ibitaboneka. Mu byaremwe byose, umuntu niwe wenyine waremwe mu ishusho yayo. Imurema imukunze kandi imuha n'inshingano zikomeye zo kubungabunga isi. Muri iki gihe turimo, aho u Rwanda n'isi yose byugarijwe n'icyorezo cya coronavirus, umuntu akeneye imbaraga zidasanzwe kugira ngo abashe gusohoza izo nshingano yahawe. Gusenga ni intwaro imwe rukumbi yizewe, ni umuyoboro umuntu asabaniramo n'Imana kugira ngo imurengere mu bimugoye byose. Turifashisha ibyanditswe byera mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ibice 12 umurongo wa 11. Haravuga ngo Petero agaruye umutima aribwira ati noneho menye by'ukuri yuko umwami Imana yatumye marayika wayo ikankura mu maboko ya Herode ikankiza iby'ubwoko bw'abayuda bwategerezaga byose. Twibukiranye ko turi ku mutwe w'amagambo ugira uti Imana yiteguye kudukiza icyorezo cya COVID-19. Petero wararindiwe bikomeye mu nzu y'imbohe ategereje kwicwa na Herode. Ab'itorero bagize umwete wo kumusengera. Imana yumvise gusenga kwabo, ituma marayika wayo aramubohora amukurayo. Iki cyigisho kiratwereka ko hari imbaraga zidasanzwe zituruka mu gusenga. Kiratwereka kandi ko nidukomeza gushyiraho umwete mu gusengera igihugu cyacu ndetse n'isi yose muri rusange, Imana yiteguye kohereza marayika wayo agakuraho kandi akamaraho burundu icyorezo cya coronavirus. Imana yumva gusenga igihe cyose uyisenganye umwete, kandi amasengesho y'abantu bahuje umutima ayitera kubaha icyo bayisaba. Mureke dusenga Imana. Twongeye gushima Uwiteka Imana yacu ku byo udukorera byose. Turagushima ko waturemye mu ishusho yawe kandi ukatwitaho mu mibereho yacu ya buri munsi. Tubabarire ibyaha byacu kandi udushoboze kukugandukira muri byose. Ohereza marayika wawe adukize iki cyorezo cya COVID-19 kandi adakure mu kato twashyizwemo n'icyo cyorezo cya coronavirus. Rengera itorero ryawe, udukirize igihugu cyacu kandi ukize n'isi yose muri rusange. Mbisabye mu izina rya Yesu